negosiyasiyo. Icungu ni ikiguzi kingana n'icyo ugura uko kingana. Ikangana iPhone 14, agaciro ke kangana n'Imana ubwayo. Ni nayo mpamvu wireba ahangaha, ni nayo mpamvu yajya kwirata umusaraba. Yumuzaniye telefone watakaza umusaraba, arakubwira ngo my value, agaciro kanjye karenze iPhone 14. Watu abasana bakobwa muri kino kimwe tuvuga umusaraba ngo mugena na gaciro k'Imana ubwayo kuruta. Dushimira Imana kubana namwe kuri kino cyumweru n'umugisha. Cyane turashimira urubyiruko, turashimira worship team n'ubuyobozi bw'itorero kuba mwaradutekereje mukadutumira. Imana ibahe umugisha. Ni gake aya matopiki ubona yatumiramo abantu, topiki z'umusaraba, topiki zo kuzamuka kwa Yesu, nisije zitakiriza ibiterane cyane. Imana y'umugisha gutekereza ku musaraba. Itangira igice cya mbere umurongo wa 26 no 27, ndasoma mirongo igitandukanye ariko nayisobanurira rimwe tutongeye gusoma. Itangiriro igice ni cya mbere umurongo wa 26 no 27. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Amen. Tujye mu gice cya gatatu. Igice cya gatatu umurongo wa mbere ngere ku wa 5. Haravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzajye ku giti cyose cyo muri ino ngobyi? Uwo mugore arasubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Tujye muri Petero wa mbere, ndashaka gusoma mirongo hanyuma tuvuge umusaraba. Byose twabyegeranyije, iyo tuvuga mu gitondo turabikomeza ku mugoroba, nta kibazo cy'umwanya, turakubusha ko Imana dushoboza mu izina rya Yesu. Petero wa mbere igice ni cya mbere umurongo wa 18 n'uwa 19 n'uwa 20. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 n'uwa 19 n'uwa 20. Haravuze ngo kuko muzi ko ibyo mwacungujwe ngo vuba mu Yesu zanyu zitagira umumaro, mwatujwe na basekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Amen. Reka dusome n'undi intego bampaye iza kuzuza byose. Ni mu Galatiya ngira ngo mirongo tuzi cya gatatu umurongo wa 14. Uyu ni Pawulo aravuga ngo ariko njyeweho sinkirata ikindi. Ijambo ryitwa kwirata, kuba proud y'ikintu, ni ijambo rifitemo imbaraga. Ndimo ndibaza Pawulo ntago yari umuntu woroheje byose, ngo ntago yoroheje. Ndimo ndibaza impamvu yavuze ngo sinkirata ikindi. Ndashaka gutangira aho ngaho. Abagalatiya 6:14. Bese yarebye ibintu byose asanga nta kindi cyo kwirata keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ku by'isi bibe nk'ibambwe, nanjye nkabera iby'isi
nk'ubambwe. Tuzi kuvuga amakuru y'umusaraba ariko ntituzi kwirata umusaraba. Ushobora kuririmba amakuru y'umusaraba ukayavuga mu gitondo na nimugoroba. Mwese mbabaje indirimbo turirimba n'iziri hariya, inyinshi zivuga ku musaraba. Pawulo ntiyavuze kuvuga ku musaraba, Pawulo yavuze kwirata umusaraba. Nagira ngo muri kino gitondo twongere dutekereze umusaraba, hanyuma tugire the reason, tugire impamvu ituma twirata umusaraba. Abanyabwenge bamwe b'isi batazi Imana bagira ikibazo kimwe bajya babaza, na n'ubu kiracyari ni deba ikiganirwaho, bakabaza ngo kuki Imana yashatse gucungura umuntu igakoresha urupfu rwo ku musaraba? Nta bundi buryo yari gukora ikaducungura ikuyemo kujyana kwica umwana wayo ku musaraba. In fact yishaka ari guhagarara hejuru hariya mu kirere ikatubwira ngo kuko Imana yakuze ari mu isi cyane, ndabakunda, ushaka nansanga. Kuki itatanze itangazo ryo nitanga itangazo mbere na mbere ngo iryo tangazo turyumve ritume dushobora? Yari ifite izindi nzira nyinshi yakoresha, bakibaza ngo kuki yakoresheje umusaraba. Rero Imana ishimwe yuko yakoresheje umusaraba kugira ngo tugire impamvu yo kwirata umusaraba. Bavuze ngo bamaze icyumweru cyose bagana ku musaraba, mureke vuga impamvu imwe yo kwirata umusaraba muri kino gitondo nshaka kuvugaho mu mwanya wanjye mu iterero rya mbere. Kwirata umusaraba kuko umusaraba ni ubusobanuro bw'icyo ndicyo. Iryo jambo cyavuga ngaha, ndashaka kwerekana umusaraba nk'ubusobanuro bw'icyo ndicyo. Impamvu mbivuga, muri ino si ya none cyane cyane turimo, abantu bafite ikibagira icyo bari cyo, kandi kibagira icyo bari cyo nicyo bahorana bavuga. Hari ibintu byinshi muri sosiyete turimo ya none, umuntu ahagarara akumva hari icyo ari cyo, ariko mbabwire ubusobanuro bw'icyo uri cyo ni umusaraba wa Kristo. Ndaza gusaba umwuka rero ngo dufashe gusobanura ijambo ryo kwerekana yuko ubusobanuro bw'icyo nicyo ni umusaraba wa Kristo. Abantu bafite ibintu byinshi muri no mitsi none, wari wahura n'umuntu akakubwira ngo uriya muntu turamutinya kuko afite imiryango ikomeye. Icyo gisobanuro gusa akajya akandagira akinjira bakamenya ngo uriya igisobanuro cye cy'icyo ari cyo ni uko afite imiryango ikomeye. Abandi ndabona turi mu gihe cyiza cyo kwiga, abandi akagira uburyo yiga, wajya ukandagira ngo uriya muntu arasobanutse kubera ibyo yize, kikaba igisobanuro cy'icyo ari cyo. Abandi agaragara gusa kubera umugisha Imana yamuhaye amafaranga iki, yewe akanabyumva akabati kubera amafaranga. Mbese dufite ibintu byinshi biduha igisobanuro icyo turi cyo. Umukobwa akireba mu ndorerwamo, yareba uburanga bugahita budefinisa icyo ari cyo. Ariko muri umwanya none umusaraba nibwo busobanuro gusa bwonyine buriho. Wavuka mu muryango ukomeye, wavukana amashuri, washaka heza, wagira gute, nothing, nta kintu kimwe cyakudefinisa uriwe keretse ubusobanuro bwawe buri ku musaraba wa Kristo mu izina rya Yesu. Kandi ashaka gusobanura ijambo rimwe, icyo uri cyo nicyo kigenga ibindi bintu byose ukora. Icyo uri cyo kigenga uko wambara, uko utekereza, uko uvuga, imibereho yawe yose igengwa n'icyo uri cyo. Niyo mpamvu iyo tumaze kumenya yuko umusaraba wa Kristo ni ubusobanuro bw'icyo nicyo, biduhereza imbaraga zo guhagarara tukaba mu buzima bwirata umusaraba. Mbereka impamvu icyo uri cyo, who you are, icyo uri cyo ari kigenga imibereho yawe yose. Mumfashe ntange urugero kugira ngo tuhite twinjira mu ijambo ry'Imana, imwanya wacu tukoresha neza. Ndashaka hano umujene uba muri ghetto, umujene wibana uba muri ghetto, ari hehe? Nazamura akaboko, ndabizi ko muri Kigali harabandi ninde mujene uba muri ghetto, nazamura akaboko, ari hehe? Mwese aha ndamubonye ari inyuma, zamura akaboko cyane. Ngwino hanga, ngwino hano. Twaje gushugurika i Kigali, hari igihe wibera ahantu tu muri ghetto. Ndashaka kwerekana uriwe bigenga ubuzima bwawe bwose, gusobanura icyo ndicyo ku musaraba. Uyu ni umujene kabisa, ndabibona yuko wirutuza aha ngaha. Witwa Emili. Nanze kumubaza aho aba nuko ingano ya ghetto ingana, nahari naho atekera ibyo naho ashyira imyenda, naho inkweto ziba, ibyo si bikubaza. Naho murebe igisoro cyari cyanga Emili mubona ngaha,
hari urupapuro bita yellow paper mujya mubona rwa guverinoma y'u Rwanda. Turuzi muri covid urupapuro rw'umuhondo rwavugaga ibindi by'umweru barabyongeje babikuyeho. Murabyibuka rwa rupapuro twarindaga saa 7 z'ijoro, muraruzi. Muri no minsi ntabwo tukibonamo covid. Rwa rupapuro bashyiraho abantu bahaye imyanya bafashe gatoya rero. Ntimubone miri muri hangaha yisanze ari kuri yellow paper kuri rwa rupapuro rw'umuhondo. Inama ya guverinoma yamugize murakukeneza deja kubera icyo yabaye cyo. Nta umubwira ngo va muri ghetto, oya, icyo yabaye cyo ubwacyo. Emiri murakukeneza simubaza ahantu ajya nyarukira akagura capati akavangamo, murabizi ntabwo ari turimo turi urugero. Murakukeneza nta umurangira restaurant ngira kuriyamo kubera icyo yabaye cyo kita gihindura imero yose. Kubera icyo yabaye cyo ntabwo umurangira saro ajya kuyogosheshamo, ntumurangira waguriye amakoti. Icyo yabaye cyo ubwacyo gihindura ubuzima bwe bwose mu izina rya Yesu. Imana ishimwe yuko umusaraba Kristo watugize icyo turi cyo kugira ngo amateka yacu ahinduke. Umubaje telefone afite nanze kuyimubaza icyo uri cyo uhita umenya aho bagura za iPhone uwo mwanya, ukahita umenya aho nivuga igahinduka, moto agakaske kure kubera ko bagushyira kuri yellow paper. Imana ishimwe ntabwo tugiye kuvuga yellow paper, tugiye kuvuga umusaraba Kristo nk'ubusobanuro bw'ubuzima bwacu. Uriwe imbaraga zigenga ibyo ukora mu izina rya Yesu. Reka ntangire ibintu twasomye mumve uburyo umusaraba utubwira abo turi bo. Hanyuma muri umugoroba muri umunsi dutana ijambo rivuga ngo umusaraba nubwo busobanuro gusa bw'icyo nicyo. Amen. Imana ire mu muntu, aya magambo twasomye yafashe iminsi igera muri 5 ikora ibintu byitwa irema ibintu byitwa ngo n'ubwiza bwayo. Ibintu ibintu ireba ikagireba amazi, ikareba imisozi, ikareba inyamaswa, ikareba ibikikije isi. Bya bintu byose yaremye mu minsi yabiremeye gusa impamvu imwe, yabiremeye kugira ngo ijye ireba ubwiza bwayo, yirebe ibireberemo ibone. Buriya iyo tubona ibi byose tujya tureba byiza, abantu bakunda gutembera bakareba ibintu bitandukanye, ibi byose n'ubwiza bw'Imana ibireba. Ntiyakindukira ngo yirebe, ariko yakoze ibituma nigireba ibiyaga, nigireba amashyamba, nigireba inyamaswa. Burya ibireba icyo bita his beauty, icyo ubwiza bwacyo icyo ari cyo. Hanyuma igeze ku munsi wa 6 ntiyarema ubwiza bwayo, irema yo. Ibindi byose byari ubwiza bwayo. Igeze ku munsi wa rero ngo reka ndeme ngewe, mureke tureme umuntu ase natwe. Yaremye yo, nta kintu yaremye. Rero ngo ndashaka kubona ari ngewe, ndashaka kwicara nkirema, nkareba ukuntu umeze nkirema. Najya ndeba baravuze ngo n'impanga niyo zivukana ngo ntabwo zisa mu buryo bwuzuye, ariko Imana ishimwe yavuze ngo reka tureme umuntu mureme mu ishusho yanjye. Mu yandi magambo ninjya reka mbwire, yari yaremye umuntu. Urana ko ujya mu kirahure uretse ko nabonye ari beshya muri miriwari, nabonye harimwe bikubyibushya, ibindi bikakunanura, ibindi bikakugira bese. Yo ntabwo ari mbese irema umwana w'umuntu nka miriwari yayo, izajya yirebamo, yamureba ikabona ubwiza bwayo. Iravuga ngo mureke tureme umuntu tumureme mu ishusho yacu. Ubundi tubivuze neza yaremye byari kuba byitwa gutya: Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, Imana Muntu. Umugambi w'Imana wari wo kuremera umuntu atari ubwiza bwayo ahubwo yo ubwayo. Hanyuma irarema, imaze kurema umuntu imushyiraho muri Eden, iramuvuga ngo genda njye nkureba ari uri murakora. Hanyuma igice cya 3 twasomye kirantangaza ngo inzoka yarushaga ibindi bisimba byose cyangwa ibindi byose ngo gushukana cyangwa uburiganya.
mwumve ikintu gikomeye cyakimbabaza cyane. Ije iramubwira, ibaza umugore ngo none ninde wakubwiye mbese wemere kujya bino biti byose urabyemerewe? Umugore avuga ngo ya byose yarabimpaye, ariko imbuza igiti kimwe kiri hagati mu ngobyi kimenyesha icyiza n'ikibi. Imana yarambwiye ngo umunsi nakiriyeho no gupfa nzapfa, nta kindi kizapfa, mbese umunsi nakiriyeho nzakurwaho Imana muntu. Umunsi nakiriyeho mbese isura mbese Imana nyirizina izayitibura. Aramubwira ngo barakubeshye. Mwumve ikintu cyabaje, ahubwo irabizi yuko umunsi wakiriyeho uzahinduka ugasa nayo. Deja asa nayo, none iramubwiye ngo uzahinduka use nayo. Bene magambo, Satani yamushukishije icyo asanzwe ari cyo. Arimo aramubwira ngo nujya ku giti uzahinduka nk'Imana, kandi deja we asa n'Imana, yahindutse nk'Imana. Bafite ahangaha inkuru imwe ahangaha ngo kuva uwo munsi ngo asoromaho arajya, Imana muntu iramutwikurwa imuvaho. Agaciro k'Imana muntu kamuvaho, asigara yagatakaje. Ndashaka kubwira ngo umusaraba ni igisobanuro cy'icyo turi cyo. Kuva uwo munsi kikamukurwaho, mwumva amakuru y'ambabazi mwahoze mubirimba kare, ngo hahita hajya muri dosiye yacu, muri systeme hajyamo urwandiko ruturega ruvuga ngo uyu muntu yacumuye, yatakaje mwana muntu, ahindutse uwo gupfa. In fact yaje mvuga ngo inzandiko zaturegaga, mwumve ntago zareze Adamu gusa, zarenze na Samuel utaruhari. Yavuga ngo mu myaka izaba hose uzahora mubajije umuntu umwe aracumuye, none twese inzandiko ziturega zitugiyeho. Muri majira kurega umuntu utanahari, ubundi urukiko rugererega umuntu wapfuye, ariko ntago ari rwarega umuntu utari wabaho. Ariko urukiko rumwe rwahise ruturega ruvuga ngo uyu muntu akwiriye gupfa, nta kindi akwiriye. Mu yandi magambo, Adamu akuweho Imana muntu, Adamu akuweho Imana muntu, hasigara Adamu wapfuye, Adamu wakuweho wa mwenda, Adamu wasigaye ahangaha. Ariko bafite inkuru nziza, bafite inkuru nziza, bafite inkuru nziza muri aya masaha. Uwirata ajye yirata umusaraba. Impamvu bafite inkuru nziza nuko nabonye ibintu bikomeye. Nubwo umwana muntu yavanyweho, ariko reka babwire gutya, umusaraba wari uhari ngo turengere mu izina rya Yesu. Impamvu y'amagambo akomeye, nta muntu n'umwe ubaho nabonye ujya ahantu hepfo hariya hitwa mu Kagera. Bahita mu Kagera, ariko ni Karuma. Ni ahantu bacuruza imodoka za Toyota. Aho hantu bacuruza imodoka za Toyota bagira imodoka zihenze nziza pe, iza miliyoni 100, 200, yewe zirahari pe. Ngo agenda gura imodoka, namara kugura imodoka ayisohore ijye mu muhanda, atabanje kunyarukira mu mujyi ngo ajye kuri Soras cyangwa kuri Radiant ngo abanze yigurire asiranse. Sindabona umuntu ugura moto nimwe nshyashya ngo ayishyire mu muhanda atarabanza kujya kwigurira asiranse. Asiranse nibivuga ngo wifuriza imodoka kugonga, ariko asiranse iravuga ngo in case imodoka igonze, imodoka izishyurwa. Hari izo bita za touriske zishyura ibintu byose. Rero nta musazi n'umwe wari wavana V8 muri mu Kagera ngo ayishyire mu muhanda cyangwa muri Majerwa, ayivane ayishyire mu muhanda atarabanza kujya kwigurira asiranse. Ntago yifuza ko imodoka yigonga, ahubwo n'umunsi yagonze izabaho. Ndashima Imana, yari ibizi yuko tugomba kubaho, yari ibizi yuko turi abayo, yari ibizi yuko hari Imana muntu. Hanyuma aravuga ngo ariko in case uyu muntu acumuye, haravuga ngo irya jambo nabasomeye, haravuga ngo ibyo twacungujwe si feza cyangwa izabu, ibyo twacungujwe ngo ni amaraso y'umwana w'intama atagira inenge, ngo yamenywe n'Imana kera isi itari yabaho. Hanyuma reka mbwira ngo kugira ngo yerekanwe muri kino gihe, umusaraba ntabwo ari option ya kabiri y'Imana. Umusaraba wari uhari na Adamu atarakora icyaha. Umusaraba rero kugira ngo atazatakaza agaciro k'icyo ari cyo, umusaraba wateguwe isi itarabaho. Umusaraba yo ntabwo Imana yananiwe ko umuntu yananiwe uze kumucungura. Yari izi yuko nuko byagenda kose amaraso y'igiciro cyinshi yarateguwe kugira ngo agaciro kanya ntazagatakaza mu izina rya Yesu. Hanyuma niyo mpamvu
muri Edeni, amaze gukora icyaha, amaze kumubwira ingaruka z'icyaha zose, amaze kumubwira byose, arangije amaze kumubwira byose, amaze kubabwira ibizamubaho, abwira inzoka, abwira igiti, abwira ibintu byose abibwira, arangije agera ku muntu aramubwira ngo ngaho sohoka muri Edeni. Umugabo n'umugore ngo bagiye gusohoka, amakuru ya silence yacu aramureba, aramubwira ngo Adamu, utakaje uriwe, utakaje iyo value, utakaje agaciro kawe, ariko weretse gatoya mbere gusohoka ngo afate inyamaswa yaho ngaho. Aramubwira ngo nubwo ugiye utakaje Imana, utakaje kuri Imana, ariko mbere gusohoka reka nkwereke yuko umusaraba wateguwe kera, ngo afate inyamaswa yo muri iyo ngobyi, ngo arayibaga, amaraso arameneka, ngo amaraso ameneka, arayimutwikiriza, aramubwira ngo Satani yazi ko birangije, ariko hateguwe umusaraba, isi itarabaho mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu Paulo ngo nta kindi nzajya nirata uwo musaraba wa Kristo mu izina rya Yesu. Ndashima Imana, nta bintu Imana igitangira ngo binanirwe. Mu bintu byose tuzanga, ibintu byose Imana itangiye, umushinga w'Imana Imana itangiye, Imana irawusoza mu izina rya Yesu. Imana yatangiye umushinga ivuga ngo reka turebe umuntu ase natwe, nuko ari izi ko izawusoza uko byagenda kose. Imana ishimwe cyane. Ngo mubagira amaraso, buri Adamu na Eva basohotse mu ngobyi bajejeta amaraso. Bivuga iki? Bivuga ngo agaciro ubujijwe n'icyaha uzagasubizwa n'umusaraba. Utakaje icyo uri cyo, ariko umusaraba uzagusubiza icyo uri cyo. Turashima Imana, Adamu wa mbere yatakaje uwo ari we, ariko umusaraba udusubiza abo turi bo muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Edeni Adamu yavuyemo atakaje icyo ari cyo, igisambo ku musaraba. Kimwe kireba Yesu kiravuga ati wapfuye urwupfa, wabanje ukikiza, hanyuma nanjye tukadukiza. Ikindi cyo kijya kiramureba, kiramubwira ngo uyu ntiyakoze icyaha, uyu hari ari Adamu wa kabiri wo kugarura icyo Adamu wa mbere wanyazwe, ngo ahindukire, ngo amaze kukireba, ngo aramubwira uyu munsi ngo nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Ahita amubwira ngo Edeni paradizo yagarutse, uyu munsi turabana muri paradizo. Mwumve rero, bafite inkuru nziza z'agaciro kacu. Nabonye harimo bajene, mwabajene, nabonye ni namwe mwanateguye muri hangaha, mureke mbabwira agaciro karuta iPhone 16, mureke mbabwira agaciro mufite karuta ikiguzi cyose cyabaho. Hari umuntu wavuze waririmbye ngo wanyimika nka umwami w'icyanga rinini rite, ngo ndimbate cyangwa sinabikunda, sinamenye icyo avuga, ariko he understands, yamenye neza icyari cyo kuba umusaraba. Reka ikintu kivuga gikomeye hangaha. Buriya tumaze gukora icyaha, urwandiko rwaturegaga rwari rwanditseho ngo uyu muntu akwiye urupfu, ariko nubwo akwiye urupfu ndashaka igipfa mu cyimbo cye, kandi igipfa mu cyimbo cye kigomba kuba kinyanganya agaciro n'icyo ugiye gupfira. Mwani magambo, buriya umusaraba ntabwo ari igiti, ntabwo rero tureba hangaha. In fact mubyumve neza, ikintu cyitwa icungu mujya musoma mukaririmba, twerwa turimo ngo Yesu yaraducunguye. Buriya icungu iravuga ngo iyo ugiye mu gihe nagize amahirwe nagiga, iyo ugiye mu gihe burani ikigiriki, ijambo ryitwa incungu rirasobanura ngo ucungura ikintu wishyuye ikiguzi kingana nacyo. Incungu ntabwo ari negosiyasiyo, incungu ni ikiguzi kingana n'icyo ugura uko kingana. Rero umwana urwandiko ruturega rumaze kujya hariya, hari yakenewe incungu. Mwumve neza, ngo ireba mu ijuru mu kirere, ibura n'umwe wakishyura ikiguzi kingana nanjye. Ireba mu isi, irashakisha, isanga incungu yanjye yo kugira ngo nsubirane ya mana muntu, iramubura. Mutinye ngo yagiye no gushaka ikuzimu. Nta ikuzimu, nta muntu wapfa kwanganya agaciro. Ndashaka agakobwa gato ka small size, ngwino hanga, agakobwa gato kari hanga, ngwino hanga, ngwino hanga, ngwino tambuka. Niwe muto muri mwebwe ku gasize, ninde muto gasize ngo zanga, nazanga umuntu muto gasize ni wowe. Oya hari undi, ngwino hanga, ngwino mbyereka hanga.
umusaraba agaciro k'icyo ndashaka umuntu muto kugira ngo murebe neza murebe uyu mwana asize imyaka afite ariko murebe n'umukoko mwimagine hakoze research agaciro kwitwa nde Raisa agaciro ka Raisa bashaka mu ijuru buri umuntu umwe unganya agaciro na Raisa baramanuka bajya mu isi barashaka kandi uburayisi umubajije wasanga nta n'agatabo ka banki agira cyangwa wasanga ari nk'akaburuse ariko mwimagine no mu isi hose bashaka unganya agaciro nawe baramubura bajya ikuzimu gushakisha babura uwanganya agaciro na Raisa ngo bakuru bajya mu mafaranga muri za equivalence yaje ngo ntimwacungujwe ifeza n'izabo abahanga no muri economy muraza kumfasha banki ntibika ibipapuro banki ibika izahabu in fact bagiye gushaka kugira ngo muri cyacungura Raisa agaciro umusaraba ubusobanuro bwondiwe mwumve neza basanga niba ajya gushaka mu izabu n'ifeza ngo byangirika bitari hamwe iyero rizajya rizamuka bavuga ati Raisa akagaciro k'icyamucunguye mwongere mu munsi wize idolari ryamaruka hasi bati Raisa mu dusubize ibyamucunguye birangirika mbese basanga mbese buri aricyo byavugaga ifeza n'izabu umusaraba ubusobanuro bwondiwe nimwe nibutisha ko nashaka gusozera ku isaha neza barashaka babura unganya agaciro nawe hanyuma buze basanga nta wundi asanga Imana ubwayo n'inganya agaciro na Raisa kuko mbese hagaragara mbese barareba basanga Imana yavuga iti rero sanze Raisa imyaka ingahe ariko no mukongeza keza 20 like that ntabwo mbikuvuga cyane hanyuma basanga nta kindi cyakora basanga Imana ubwayo n'inganya agaciro na Raisa niyo mpamvu Imana yivanyemo niyo mpamvu Imana ubwayo murakukeneza mbese ikiguzi yacyaca nk'umucamanza asanga icyo arimo arakira ikiguzi niyo wenyine ugifite umusaraba utwibutsa ngo agaciro kanjye ekivara n'Imana ubwayo ntabwo umuntu uvuye neza ngaha niyo mpamvu muve neza niyo mpamvu nimba mvanga bese Imana iravuga ngo ninjye ukwiye gupfa ngenyine kuko ninjye tunganya agaciro muzi impamvu waheburayo igice cya 10 bavuga ngo igitambo cya Kristo cyabaye rimwe gusa ngo kibe gihagije muzi impamvu jambo nuko Imana ugiye kuyaka ikindi kiguzi kincungura ntiyakibona icyanyuma ari ifite niyo ubwayo bavuga neza ngaha umusaraba ubusobanuro bwondiwe iyi Kigali ntigukange seje mu ntigukange Imana nta kintu yacunguje bese bese umucunguzi icyagomba kugenda kwicara ikiguzi cyanjye cyagomba kingana n'Imana ubwayo muzi ijambo rivuga ngo bakundwa ubu turabana n'Imana ariko tuzasa ni kurerekana icyakora Kristo yerekana tuzasa nawe reka mbasone ijambo cyo rivuga mwene magambo bakundwa mutureba twebwe twese agaciro kacu kari kangana na ka Yesu umwana wayo rero ntimushobora ukamenya ariko umunsi azerekanwa muzabona yuko abo turibo bingana n'icyaducunguye mu izina rya Yesu afashe gatoya niyo mpamvu iturinda ititaye ku masengesho ititaye ku bindi byose iturindisha icyo turicyo niko gaciro k'umusaraba mu izina rya Yesu please ujye ugenda buke mu jinx yawe muri kagashara kawe ariko wicara ubwe ngo ndi umwana w'Imana nacungujwe ikinganya agaciro n'Imana ubwayo uraneze muzi ko yabuze ikindi duha kubw'umusaraba imaze kuducungura isanga ikintu yaduha gusa ni ukuduha yarebye ikintu duha abandi ndabereza iki none se ko bacunguye mpfuye mu kimbo cyabo in fact icyo nkwiriye niki nta kindi kintu nakora uretse gusa
kubagenera ubugingo buhoraho. Mu kuboko kw'Imana yabuze ikindi yaduha, isanga ku musaraba ikintu yaduha dukwiriye gusa ni ukuduha ubugingo buhoraho. Bikamabwire ni nayo mpamvu bya bintu twavugaga isi badefinisa muri bo n'icyo uri cyangwa aho ishingira ku cyo ufite. In fact twebwe rero ntabwo ari isi tudefinisa abo turi bo. Ndashaka kubibwira ahangaha, ntabwo ari itubwira abo turi bo, ni umusaraba aho Imana yatanze ikiguzi kingana yo mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu kwa abusinga gukerensa gukubita hasi umusaraba ni ukwibagirirwa icyo uri cyo kubw'umusaraba. Niyo mu Pawulo amaze kubitekereza avuga ngo ngewe sinzirata ikindi, nzirata umusaraba. Ni wo wonyine wasubiye Imana isura kuri plan ya mbere, iravuga ngo ngomba kubasubiza ku musaraba kugira ngo ntange incungu ingana n'ikiguzi cyayo. Ikamabwira kaze kwivuga ndimo ntegera gusoza, amasaha agiye kurangira, ntabwo nshaka kuvuga byinshi, ariko nshaka kuvuga ngo wicare umenye ngo ururiwe ubusobanuro bwawe buri ku musaraba, nuko ikiguzi cyishyuwe kingana neza n'icungu yawe. Nkunda gutanga urugero, batanga ubuhanga. Rega ndabazi turaturanye, muzi ko ntuyana uruguru turaturanye. Mu iPhone ihenze mufutanga, mu iPhone ifite ni ufite 15 mwimereze turaturanye. Ndabizi murabasirimu ntago mwabura, nta mwasanya muri rusanya mu iPhone 15 nino ifite 14 mumereze ngambere kanga irihe nino ifite hari ay mu mpanda barayifite nago mpanda babura mucatire muri ufite telefone no mu museke se muri ayo ma etage mucatire telefone iPhone mucatire iPhone irahanga imwe biti ikibanza niyo chaka nino ifite imwe yara ifite izananga yo ni ikibanza hari yose gete ngo ikibanza hejuru ya miliyoni zana iyi ni kangahe 14 ariko nanze kumaza franga itanga Raisa nagarukanga ko nimo nigishanga nagaruka Raisa Samuel kanga. Niyo mpamvu buremwe abajene mwe ndabizi uyu munsi nitana kivanze muri kukimaje garukanga Raisa. Niyo mpamvu Raisa agaciro ke ikangana iPhone 14 agaciro ke kangana n'Imana ubwayo. Ni nayo mpamvu wireba hanga, ni nayo mpamvu yajya kwirata umusaraba yumuzaniye telefone watakaza umusaraba arakubwira ngo my value agaciro kanje karenze iPhone 14. Watu abasana bakobwa muri kino kimwe tuvuga umusaraba ngo mugena na gaciro k'Imana ubwayo kuruta ubuntu. Satana gukanyisha buri chip urusha agaciro. Aka kazi nutagakora nutabigenza gutya nta kuzabona. Ujye ngo kazi amafaranga mpembwa ari munsi y'icyo agaciro kanye kaneze cyo ngicyo. Zajya niratagusa uwo musaraba, zajya niratagusa uwo musaraba. Ntuzagira gute ubwo n'ubutiku n'ubutiriganya. Ubwo umusaraba umaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi sitararimo warabaye ku bwanjye ko gucungura wama ngo uyimutsa none ujyana umusaraba nk'ubusobanuro bw'icyo ricyo. Urabizi Kigali izahinduka nibe bizahinduka, ariko ikintu tazahinduka ni igitambo kimwe cya Yesu Kristo cyatanzwe ku bwayo. Imana yabaye empty, yasigaye nta kisigaranye, kuko icyo ari sigaranye ni y'ubwayo yatanze ku bwayo. Azakomeza avuga ibindi mu kindi gihe kiri buze, ariko nshaka gutinda kuri iki ngiki. Equivalence yawe ntabwo ari feza si zahabu. Equivalence yawe niyo mpamvu ayo maraso ko ari ico kice gikorwa cy'umusaraba cyabaye kiba rimwe kirarangira. Tugenda wirata umusaraba. Ndashaka gusozera kuri akantu ryo wambaza ngo none se ko umusaraba ncunguye nkaba nyibona ibintu challenginga nkabagira ngumvanisha agaciro ko baseje mu nzahago reka ndebe ko nigenzera igumana agaciro k'umusaraba. Agaciro k'umusaraba nizo mbaraga nicyo kintu cyonyine tazakatakaza value, kuko
cyatanzwe rimwe gitangwa n'umwe ntikizatakaza agaciro mu izina rya Yesu. Ababwira umusaraba uracyari muzima, umusaraba cyavuga. Umusaraba ni igikorwa cyabaye once and all, cyabaye rimwe kirasozwa, kuko icyanyuma Imana ari gutanga mu byituze byose ni ubwayo yitanze ku bwayo. Muzi ijambo Pawulo yavuze ngo mbese ubwo itatwimye umwana wayo ikamutanga ku bwacu. Mbese yaravuze ngo mbese ubwo yakoze icyo ngicyo ikamutanga ku bwacu akatwishyura, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Now challenge yose ubona, menya yuko umusaraba ikiguzi cyishyuwe cyararangiye. Ndi umugabo mfite umugore araza mu kanya n'abana 4. Ndakora ariko nigeze guseba, kandi nseba ntari mu Rwanda, niyo nsozereje kwa umujyana umusaraba. Ndaseba ku buryo nasebye, nanjye numva nasebye. Wari waseba? None ikibazo nanjye no kwigisha muri kaminuza mu nyumve neza, ntaragera ku mujyango ndaseba minduka zero. Babwirije ku byagenze, murabaza ku byagenze gute? Hari igikombe cy'isi, ndasoza kuri icyo ngicyo kugira ngo uyu munsi mwirate umusaraba agaciro k'icyo turya. Ari match ya finali, icyo gihe nafanaga France. Hanyuma mva mu Rwanda ntaravurinze ngiye kure, hano akoresha amasaha 28. Ngenda nzi uko match iri ube ku cyumweru mugoroba. Hanyuma kubera amasaha no guhinduka, ngera kuri aeroport nicara, mbona muri ekran nkicara, mbona match ya France iri gukina kandi byakomeye. In fact hangira gufana, ndafana umuzungu wari hirya akandeba akabona umusazi. Ndafana umuzungu wari nyicyeje gatsi, uyu mugabo uyu munyafrika. None ndafana numva ndafana, none mbona batangiye kwitsinda, ndabara ankora arambwira ngo ko mbona utari tayari. Ntago mbizi nako ni muri ile match. Ati se ko mbona wabaye ufite uri guhunga abantu usimbuka byagenze gute? Arambwira ngo ndamugira kure ya match. Arambwira ngo iyo match uri kureba haciyemo umunsi umwe n'amasaha 6 yararangiye. Ibyo uri kureba nicyo bitari broadcasting, uri kureba ibintu. Ibyo uri gufana resulta yaruzuye irahari. Ibyo fana n'ibyo uri gusakuzamo, ibyo menya yuko match yarangiye. Hanyuma we ibiri kurambwira nkubwira none urebe match utuje uzi resulta yabyo. Hano ndashaka kubatangariza yuko igikorwa cyo kumusaraba kimaze imyaka 2, match yarangiye mu izina rya Yesu. Ibigukanga, ibiguteye ubwoba, ibigukangisha byose, match is ended. Match yararangiye. Urabizi byabaye 5-0. Yesaya 53 umurongo wa 3 haravuga ngo nukuri imibyimba ye niyo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, yashendaguye gukenuka kwacu, igihano kidosha wari cyari kuriwe, kandi imibyimba ye niyo adukirije. Jya ureba ibintu isi gukange ishaka gutesha agaciro, ubabwire ngo iyi match iri gukinwa ni broadcasting, iyi match yarangiye mu izina rya Yesu. Umenya ko umusaraba wabaye rimwe ko nk'ubu igitambo kizima kiteka cyose mu izina rya Yesu. Nujya urumva ibihungira bihuma iwawe, ugiye ngo mwabihungira mwe, ni match iri kwisubiramo ariko resulta irazwi, ni igorogota mu izina rya Yesu. Ndashaka gutakariza abantu barwaye indwara zidakira zikomeye mu bibyimba ya Kristo warakize. Ibyo ubona ni broadcasting. In fact uri gukina n'umukinyi udafite izamu mu ruhande rwe, uri gukina n'ikipe itakigira izamu. Niyo mpamvu ikagucenga mu ruhande rwacu izamu warikuyemo, mu ruhande rwe niwasigaye izamu gusa. Niyo mpamvu uri kuntu bigenda, kuko match yarangiye. Ahari izamu gutsindwa hagiye igiti cy'umusaraba. Niyo mpamvu hari igihe Satani bavuza vuvuzera bagasakuza nk'agiye gutsinda, bakaducenga bakadusiga twagaramye, bagera imbere y'izamu bakabwira ngo iyi kipe mukina, izamu ryavuyemo hasigayemo igiti cy'umusaraba mu izina rya Yesu. Murekera kureba match yarangiye, ugendana ubwiriyemezi, ugendana ubutsinzi, ntabwo ubwiyemezi bundi bwo kwirata gusa umusaraba wa Kristo mu izina rya Yesu. Mushumba reka vuga kantu mutambukanga bari mutambukanga, mushumba reka ngavuge pe, murasobanutse muri mu rusengero rusobanutse. Ni ukuri
reka mvugira ijambo rwose muzi ko benshi anga turaziranye cyane ariko mvugira ijambo anga abari umutambuka anga niyo mpamvu nyantangara mujye murimbuye umusaraba nibyo byirato byacu nicyo kitwibuka our value agaciro kacu imbere y'Imana. Reka wahagarara nyuma mvugira ijambo rikomeye hanga nukuri umuseke ndabizi ko mutabikora mujye muri mu musaraba muri mu butsinzi bwa Kristo. Haleluya, haleluya. Mushu indirimbo zivuga ngo nibikora bavugaga bazaceceka, ayo matiku y'abavugaga n'abaceceka murashaka miki? Mwarimbye ubutsinzi bw'umusaraba, Victor ubutsinzi bw'umusaraba, mukavuga amaraso, mukavuga ikiro kacu. Izaba ivuga bayavugaga baceceke, ayo bavugaga ibyo bintu ni bya kera byavuye kuri pause. Hagezwe ibintu by'umusaraba, hagezwe kwirata umusaraba mu izina rya Yesu. Mureke maguruke dusenga Imana, isaha yangira ageze kugira ngo tukomeze mu izina rya Yesu. Umusaraba ubusobanuro bw'iyo ndiwe kuko agaciro kanjye. Mwiranga wa musore we, mwiranga uyu musore ndamukunda. Witwa nde? Agaciro ka Frank ntikari ku ruhu rwiwe, agaciro ka Frank kangana n'Imana ubwayo. Agaciro k'abandi bose kangana n'Imana ubwayo. Hinukira mugenzi wawe mu kinyabupfura cyiza umubwira ngo mfite impamvu yo kwirata umusaraba mu izina rya Yesu. Mubwira uti mfite impamvu yo kwirata umusaraba. Uti mfite impamvu yo kwirata umusaraba nuko agaciro kanje kangana n'Imana ubwayo mu izina rya Yesu. Mureke muhaguruke mu izina rya Yesu. Mureke muhaguruke tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Mureke du celebrating umusaraba. Mureke tuvuge umusaraba. Mureke tuvuge uwo ari we mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mureke tujye gufata iminota 3 gusa twongera kwishimira umusaraba, twongera kuvuga, twongera kusengeramo agaciro umusaraba Kristo, agaciro k'icyo nicyo mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ubuntu bw'Imana